icyo azana kinyubera ko ntigize mbakaryara ubu uzi guteka ubona Juno ntabwo azagukunda kutazi guteka kajya wabona ari cyaje yakurije wayeze karyasi bizi gupiga ntabwo yagize akunda Joyeze yaravuze ngo uramutse unyemeye nakubwira amagambo yose utigize wumva n'abaremera aramusohokana njye ntago mubwira ngo uramutse unyemeye kuko ndabizi ko agomba kunyemera nibibana ngombwa nzamufungirana mu nzu mugumanemo kuko ntifuza kumuhomba Juno yes umukingirane mu nzu tubanemo ahubwo ego mana nibana ngombwa uzamwirongorera nta kibazo ntari mana uramutipere gato ariko ntari ibintu imwihuruza aramutipe yakosora mutipe nyamara buri ushaka gusanga ura ikarisi kamera matujyaniro kamera jewe ibintu bijyanye n'amakariso imana yandinje reka kamera maratujyaniro kamera ajyana kamera mu makariso uko nta karisi iriyo nayo umva mbere yaho harabyo biguru nabihiza muri kariso waba wanabyibagiye no gufata diamond kayibika mu mase waba wibaza nawe ibaza diamond mu mase no mbacaka kureba ngo menye ngo ese uyu muntu sex mfite niyo afite bizambarana mbese uwo muziki uzacurangwa neza inkweto zawe yabonye yayo mbese uwo muziki uzacurangwa neza mana uramutipere gato ariko ntari ibintu imwihuruza aramutipe yakosora mutipe nyamara buri ushaka gusanga TV y'umugisha konye kuba ikaze shuti bakunzi ba mimi nyawe nyiratsibura yewe gawe tubanje kwasuza shuti bakunzi ba mimi nyawe kabisa ngira ngo mwahageze muri kubona ko imbere yacu imbere ya kamera za studio ya mimi nyawe TV show ngira ngo nta wundi muntu muri kubona ni cyamamare cyanyu mimi mezute se mwana ameze fresh biragenda uri kubibona na rwibi uraya bwagusajije yewe gawe nta yindi ushobora kumbana no itaro buraya ariko kumbonye mbona mu buraya uri satani yigenda nasambanya nawe uri satani yigenda nasambanya naso sambana nabo mbona na data wabona waramuhaye ntabyinsi ako kantu ntago ari keza kubera iki utekeza ari wanyu wapfuye yiyahuye uruvuze ntawe wacu wapfuye yiyahuye sambana naso uravuze ngo ntawe wacu wapfuye wiyahuye hari uwanyu wapfuye wiyahuye hagize umuntu wacu waza kureba mimi yabagiye kwiyahura buretse gato hari uwanyu wapfuye yiyahuye twebwe gace ntapfuye yiyahuye banza dusobanurire kwiyahura ushatse kuvuga iki nasambana naso gute nawe ubwawe ushaje uravuze ngo data kuza kukureba mbese no kwiyahura ndavuze ngo sorry ndavuze ngo nawe ubwawe urashaje ntanzwe gusambana naso akungo gakuze siko karyoshya imboga nuko dutangira ikiganiro cyacu nko bisanzwe twasibomana Anatole PC ahanga ni kuri mimi nyawe TV ndetse n'imvura TV ahanga turi na hano hameze neza cyane nashaka kubabwira ariko nzi neza yuko wahavuze ya nta kintu barama Jafeti nta kintu arama so rero reka tubashimire kandi nimba utarakora subscribe manuka mimi wabibibwiriye konzi kare wozi gusaba wowe mukunzi wa mimi nyawe TV utarakora subscribe manuka gato urebe ahanditse mimi nyawe TV hari foto y'umukobwa mwiza cyane uburiya utwika mbese usana Asia urumva watwika kurusha Jacky subscribe and akazogera gutwika nagaru kwambara ubusa gutwika suko kugaragaza amabere gutwika suguhisha igitsina ikizeho indabyo niba kwihere subscribe n'ubundi warananiranye ntuzangereranye na Jacky kuko nge nago ndiya nawe utaniye na Jacky jewe wari wambara ariko mimireka nkubaza waguha amahirwe cyangwa se promotion gatoya ntabwo yakuyambura nawe ugashyira ku karubanda uzabaze gerago nakiyambura ngo kire ku karubanda kunda ubusa bwawe no ba ubusa bwanjye sigaho reka ubaho udafatika umva nkubwire byari ibintu ntakunda mu buzima sibyo kwambara ubusa buri badawe nkunda imyenda migufi ariko ukunda mbese ubusa butari muri buri bw'uramukunda ntago nkunda ubusa buri ugafata amabere ugakingaho utuntu ntazi mani biri ko nabonye Jacky yafashe akatsa agashyira kuri babyimba hari ari mabyimba Jessica izavuga ngo iki muri babyimba tusinzi n'ibyo ari byo ntabwo ari rahira ko nawe atari yo nzira uri kwerekezaho ubuza kanye uje kuri kamera iyo uje kuri kamera warangiza ukambara ubusa dore nibere ryagiye kugasa ibi babyita sex ariko se PC kuki ushaka kwigira umuturage kandi nari nzi ko uri umusiri ariko ku cy'abantu bose bafite umuco mwumva n'abaturage akaganye pfuyiranutse ahubwo hapfuyemo ariko ibyo bikura he ariko reka nkubaze mimi ntabwo ari ngombwa ko yivuga ko abantu umuntu utakuzi n'umuntu utasambana
pisi uzuri ikigoryi ntabwo narinzi ko I'm sorry ikibazo ni amakuru mfite ni we muntu abantu bafata nk'inda kandi utagira unasambana utagira ukozwa n'ibyo bintu igikuru nuko ntanasambana nawe urabizi nk'ubu maze imyaka 11 ntazi nuko umugabo asa imyaka 11 yose imyaka ariko baby ejo wari mu biki ejo vugisha kuri ejo ngo hamagara ukamwira ngo ngusange mu mujyi umugabo mwari kumwe mwari mu biki nje nta mugabo nari ndi kumwe nawe uriya yari umugore ariko suzanambonana na papa ukeke ko ari umugabo wanjye kubera ko ari iby'ubutekerezo ko sakiri muto wabaye ute sara cyakunda abana wabaye ute uziko nase uravuga ko ntago ari kukureba ijisho ry'abantu bahwereye abayeso gute guhera ntukavanga ibintu abayeso gute nta byo guhera vuga icyakuzanya so hagati aho rero wambaye neza wampamagariye iki wambaye neza byo ni bisanzwe neza ndwara z'imitsi ndwaye yego niyo ndwara ndwaye ariko buriya nubwo Jacky disi yambara ubusa ariko ntabwo yiyemera nkawe muri ibi birarutana guki ikintu cya mbere mfite cy'igishoro kuri njye n'ubuzima bwanjye njye kubwandarika ku musozi buri wese azareba ninde wabwandiritse zawazi Jacky yari yandaritse noneho ejo bundi kuri Fibi yashyizeho ifoto umuzutu yawuteye hejuru yubitse ndari guhisha ubusabwe bugaragaza ko n'ubundi n'umwoyo yari yawanitse unuvuga ngo wanitse umwoyo yananirwa kwanika umuki byose ni kabinanyo yari yapfuye byose ni imyenge byose yagaragaza ubwambure bikaba ariko njye burama mbona igitsina n'umuhumetso upfa igitsina gipfa kwiyubahamo ugaragaje umuhumetso ura ntiyanagaragaza igitsina cye yubitse inda n'ubundi yari yamaze kwambara ubusa yabwambara burundu bikagira inzira biranagara ukwiyuha biranagara kwica mari Jacky oya ubusujya mu mwanya wa Jessica ntabwo bikwiye ntabwo birabikwiye ndamuhamagara ndahuza azagukoma uzamuhamagara uduhuze mbimubwiye warigenje ngo ufite umunwa munini afazara ajya ashyiraho n'ikarisi aburaburize basi akingeho amenye ngo yegetseho nako nduzi ko atari no gukinga asoni ufata indabo zifite agaciro byibura indabyo z'agaciro kazo ujye kwambara ubusa ukinga indabyo byashobora se naza akazikura uravuze ngo byari kurutwa akazijyana niba yarumvaga ari mukuru aho kugira ngo azikinge hariya zijyane rusororo akazishyira kumva y'umuntu byibura bikagira agaciro ushatse kuvuga ko ari iriya wabyimba ye irutwa n'imva ushatse kuvuga ko wabyimba ye yamaze gupfa kuko yashyizeho n'indabyo ariko nawe gushyiraho indabyo uvuga tubonye ko agahinda yagize ahubwo mbonye tayipe agahinda yagize ni uko yashyizeho indabyo zishyira ku gitsina mu cyimba cyo kuzishyira ku mva tugafata byimba ye nk'iyapfuye tukamushyiraho turi nka 5 ugashaka na pasiteri akamusengera byibura akayisengera mukagishyingura ntago ni nko kugishyingura n'ubundi byararangiye ariko yaracyishyinguriye burasa umuntu ushyira indabyo wamugane kumva nawe umuvugana ngo wamufashije kugishyingura ushobora kuba ari wari uri cameraman oya ntabwo nandi kumukamera Jacky buriya nta nubwo yananyiteza ariko uriya mukobwa ari umusirimu ego komana nta busirimu mbonyeho nta busirimu ku gasi ntabwo umva ego komana ubusirimu ushyira satinski ku musozi ese kangubaze ko tutanye ikigano twiha Jacky uriya mukobwa utekereza ko naramuka amenya ibi bintu bizagenda njyewe hari ikintu ntari kumva wowe ufashe satinski yanitse hariya ku gasozi ngo uri umusirimu uba waramaze gupfa mu mutwe ko njya nkorera mu mavideo y'abahanzi birirwa ujyamo nawe mba mbona watubaritse wari wabona nakuyeho nkakingaho indabyo njye umunsi nakuyeho nzakuraho nakuyeho nimba napfa gushyiraho n'indabyo agashyingura ariko uzi umupfu upfa agasigara ku nzira nawe kugira ngo kingure umwenge ugihumeka rero nabireka nkakuraho nkamarizaho burundu n'ubundi wasuzagirwa no kunutsa uyu munsi nasuze nzananutse ariko njya numva wigisha ibishego kuri channel yawe none uyu munsi yagiye kujyaho ikintu kizima njyewe ariko reka nkubwire njyewe ngira abantu inama nkubakira abantu ingo zigakomera unyumve neza niba ngira abadamu inama nkabereka buryo ki bagomba gufata abagabo nkabereka buryo ki bagomba kugandukira abagabo babo ese haryo ufite urugo njyewe ntago mfite urugo uzigira inama wafite ingo gute njyewe narabyize nuvuga ngo wize bitakureba njyewe n'impano ngira muri njyewe reka nkubwire ntago ari uko bitandeba nuko nanze ibibazo byo hanze aho kwirwa baserera mpitamo kubitambikira onye mbagira inama bashe kubaka basi ariko uzi kubona umugabo umubaza ufite umugore ndi muri divorce umugore ufite umugabo ndi muri divorce wero kuno nakugereranya ubundi n'urukiko rwaragowe umeze nka muntu umva urusenda karuta mikundi urukiko rwaragowe ngo rusharire ngakipfa kurya wowe rubagira abantu kubaka ingo kandi we warazikwevye bagenda biyahure we warabyanze kabiri noneho hari ikintu utazi pisime njyewe mfite ikiganiro ko nasabye umukunzi ariko ntago ndamubona ikintu urakizi njye ntabwo nkawe se njye ntabwo nanze kubaka nuko ntarabona umukunzi ndi ikirumbo retse tukisungana wowe nta mukunzi ufite namwanga zere igikobwa kiza nkaho wanyemera nka ushatse kuvuga ko nta mukunzi ufite ako kajambo mukunzi wa pisi unyumve neza ushatse kuvuga ko nta mukunzi ufite sheri ukureho igikobwa n'ikinyemera nde nankureke ese bamuganira kubaza uri abantu baba bakundana
umuntu akabwira undi ngo aramukunda byo gupfa ngo nta nubwo yanamureka urasuka batarabona ibyiza none hari ikintu cyakinsetsa ngo niba bakundana mpaka gupfa niba ngo akundana ngo ngiye ngo ndagukunda ngo mara we ngo ne wapfa sinakureka ngo nunapfa ngo bazampambe ko ntarabona umugabo wapfuye ngo n'umugore ajye mumva tubashyingura ari babiri harya kwa makuza hiyahuriye nde kwa makuza hiyahuriye umukobwa ariko bikaba Theo Pastor yarapfa umugore we yaragiye ati mugabo wanjye nagukunda agabwirizaga neza ariko baya heza ni mwijuru ngo cyatagiye mumva ngo bajye bafatanya kubwiriza yo uravuze ngo niyamukundaga ndavuze ngo yaramukundaga ariko hari amagambo barenzaho atari sawa nzagukunda nupfa nziyawe nunapfa bazampambe ukigenda ukamusigayo nturindire ngo ujyane nawe mujyananeyo neza muninjiraneyo umwe aryame hejuru y'undi no mumva ikintu giteye agahinda ntabwo ndi kuvuga Madame Pasteur ahubwo ndi kuvuga abantu muri rusange abeshi manu siko murajya gushyingura umuntu yakunda agatari kuri telefone none abari gukora iki abari gusaba abavandimwe randevu ni ikirandevu ari kubwira ngo nubwo nari narakwanze ngo ariko noneho ngo yewe ngo nta kundi ngo yapfuye ngo upfe kuza ngo uhomeho urwondo uvuze guki ngo n'ubundi ngo ntazagaruka ngo upfe kuza uhomeho urwondo nyamara mimi hari abantu bakwiyahura mbambabona buriya bande nkanjye nukuri kw'Imana bande hari umukobwa mu rukundo rwo yirirwa rusesagura ndetse ngakwihera ko ngiye gukunze none nanakwiyahura kareka mbabarira umukobwa ukunda nk'umusazi simushoboye mbabara ntagiye kuzanyikuramo iryi uramuzi niba hari ikintu kizangira namenye uramuzi nta sheri mfite 07897742 ngo iki nta sheri mfite ibyo bintu bikunda kubi yewe gawe ariko bura nkanjye umpaye nk'amahiro nubwo y'abamarayika nahita mwanga ubwo ndavuze ngo urutane nduta marayika mu bigaragara ndi umugore w'Imana ubwo byanze bikunze nshobora kuba ndi muri umuntu wa Mariya ahubwo mucunge cyane ntazatwara inda y'itura nanjye ari kwiyemera ntabwo uri muri umuntu wa Mariya none niba nsumba marayika rusura rwawe sibwo marayika we niba nsumba marayika ubwo ndi muri umuntu wa Mariya n'umuntu wa Mariya undi mukobwa mwiza uhari uretse Mariya wabyaye atarundo ubundi bajya bavuga ngo hari ba mimi na ba mimi komeza nyawe mimi nyawe TV mimi kumubumbe haya ba reka nkubise ukuri hari umuntu yigeze kumbwira none suragira ngo mbero kibazi haya roki seria ngaji ariko se yumva mbwira ngeno no wowe dore impamvu ntanakwemera ubyumva neza PC ntago uri mubi ariko nabonye umuhungu mwiza undutira abandi bahungu muri no minsi ninde se uwo muntu uramuzi se ninde bamwita Juma Kizigenza uriya mutipa aseka neza amutipa afite vibe uravuze ngo nawe uri umukobwa usa na Joyeuse squareable apana Joyeuse sona yakwemera wowe umva banzu nde yakwemera ubu se yakwemera Joyeuse yagiye urabizi mu bwiza ntago na competa na Joyeuse wenda nubwo yamuntanze nta kundi ariko ndagira nkubwire ngo aka Joyeuse rega zino kwiteretera ni mama mwasamye mufite amasura meza bazaza babirebere arakantu utari kumva kandi abahungu natwe dukeneye kere arakantu utari kumva maye amutipa ari squareable urwo n'urure rurimi ameze neza yumvisemo square araryoshye arahumura niyo twaba tutari kumwe impumuro ye nyumva ku mpande ibaze kuba numva impumuro ye kandi adahari muraziranye se baza umva di nyine muraziranye icyo nicyo kibazo kuya kumbaza none se ushyukirwa umuntu utareba niyo nabona video niyo yaseka gusa tacyuko niyo mvuze izina rye gusa mitango umva epfiri y'umuriro uraka iyo uvuze Juno iyo mvuze ngo Juno utishyuka ubwo wumvise indirimbo y'urarangiza none iyo mvuze ngo zeshu oya harakandi kantu ngo je suis Juno ngo nagukoma amabya ndumva yangomye nyine cucu gusa ndaza yagwira bizina rya yari kuyavuga nyine yewe subhanallah uziko nabivuga je suis Juno kabanza kerekana nya nagukoma amabya ariko shamurana muranasa ko mbona ufite ikinyinya nawe umva uramutipe naye ahita mubyara umwana ufite amazamu yo mu mahoro muri ya Kigali ajya bahita ngwiki muri Pre Stadium guhita mubyara amarembo yawe atanantenda yambona Juno ego atanantenda yambona byambabaza kumuha ntanterenda ubwo ninjya kumuhanza muhiga ndi mu Burundi base muraziranye ndamushaka ntago ndamubona ngo mukoreho ariko nagiye mubona kuri stage zitandukanye nkamubona mu ma video ye umva n'indirimbo ze mu ma video nyine byose ariko sindamukoraho none se buriya iyo urebye nk'ikintu nkeneye kurusha ibindi ni ukumukoraho none se iyo urebye nk'indirimbo y'urangiza kangahe bazi yeswe umva ni pa ai andi kuzimyagura boje buri kandi uraya ndasura muhungu yamuvuze shamara mve n'ibyo asibya nimenya nakira inda nyinshi kuri no channel yacu ariko inda zirarutana nta mukuru utagira mukuru we koko
umva se aho wumva ninde mbo umuntu karangiza umva ntago bizi ni uteye ubwoba hey mana we satani yakwaritsemo pe noneho pisi waretse nkagwikira ka basi ukazampigira ahantu haba Juno nimukurikire mwoge runono basi ciao umva reka nkwiza nkore no kurugirwe basi nawe ndabizi akundi ihomora uyakumvise tazambwira ko akunda ijipo basi byambabaza ya ibihomora aba yakunda inkumi byambabaza ibije byizanye byose arashyira ako wa mugari nka byajwe yeze byo shaduna nawe bakanasohokana yewe Uwera kubonye abaprofisi yavuga ati umumarayika ndamuheka njye bitewe n'agahinda nagize kuko Juno yasohokanye Joyeuse njye agomba kunsohokana muri chambre kuko nsohokanye muri supermarket yabampaye agaciro gake ntago isura mfite ari yo gugereranwa na Joyeuse njye agomba kunsohokana muri chambre yes mugakora iki se mani mbwira niyumvi yego ko mara mva nibirebe imenyera ibintu by'abantu bakuru mukora namugira ngo bugwe batumurye yego kumufasha ariko mbibireka nkubaza akabazo ko numva warwaye toroma ubu umuntu uze hamaze kuzana inuzi ni vibration nimba icyuzwe kije oya icyuzwe nimba kije reka nkubaza nimba mbabareze n'ubundi umuntu ahuye n'ikirana nawe ikindi urumva tutabeshye nimba icyunzwe kije kubera uvuze Juno uhaga kariso kabaye gute aya ubu kariso butera umwaka ubu kariso butuma ibintu bidakurangiye ntago nyambara ikariso n'ukuri ntabwo nyambara ikariso abakunzi bamenya TV mu bimenye ikariso ituma ibintu bidakura ikariso ituma kamera matujyaniraho kamera jewe ibintu bijyanye n'amakariso Imana yandinze reka kamera maratujyaniraho kamera ajyana kamera mu makariso uko nta kariso iriyo nayo umva mbere yaho harabyo biguru nabishyize muri kariso waba wanabyibagiye no gufata diama ukayibika mu mase waba wikibaza nawe ibaza diama mu mase noneho ewe gawe narora Imana yanjye ariko bimwe ntabwo usanzwe dute sori nyinshi cyane bihagije kandi tuvuze byinshi cyane ariko maginga ya ntabwo abantu baramenya ngo ubundi ugamije iki umuntu wabazaniye cano urayifungura bashyiraho ibintu bibira aho ngaho by'uburaya itonde ntago tonangira uburayi ibaze nk'abantu bankunda barenga igihumbi ukanyita indaye buri no kunsebye ndetse mvuze kuri indaye kuzana ibintu by'uburayi ntago bivuze kuri indaye kuvuga ko nakunze umuhungu ndetse mbo maze imyaka 11 utararongorana urumva uri indaya ariko iri kurongoranya abantu ariko reka nkubwire ikibazo mfite utaranamenya njyewe nasabye umukunzi sibyo sindamubona ahubwo mbona uri ikinyabwenge umeze nka Odette niwe muntu nabonye yirirwa ya postinze abantu bari gukora segisi abantu bari gusambana ivi ndabona namwe yipostinze njyewe rareka ngo Odette kinashinzwe no gushyira abantu ku karubanda ase manze nkubwire wizanye wese aramwanika njyewe mfite ikibazo utazi utarananyumvaho njyewe nasabye umukunzi ariko namusabye njye hari uwo nakunze noneho niba narakunze ubwo urumva gusaba umukunzi byararangiye kuko hari uwo nakunze ahubwo ntegereje kama karibu mu mutima wa ese Juno urabyemera cyangwa ntago ubyemera gusa utabyemeye bwo byaba ibindi bya Juno byo bireke kubera ko ntabwo wamwemera karaga ngo ngembamo nari nakamafuta yes we mva kariya ni koko kuri komasa ababye kari tugatuga nkuko kituga kuri stage bati karakazandirimbamo tu muziki uvuge uriya noneho byanze babona byamunaniye yashyiramo Juno urapfuye Juno byanze n'umugeri yawushyiramo kugira ngo atsindwe yashyiramo n'umugeri ni ikiza cye aho kugira atsindwe yashyiramo n'umugeri ariko se mumukundira iki uriya mutipe man bwana afite ndembo ya danje iriya niyo se wenyine noneho ngiye mubonye mba ndi no kuyireba neza buriya ari kuri stage wirebera ku ntuze gusa kuyimanaginga neza nayitagetinze bya danje Joyeza zakuruka ikosa kora ni rimwe buriya Joyeza zakuruka ari yambara amapantaro arekuyemo simbashe kureba neza nubone kuno ibyimba byimba borometa neza nyine yigo nyine saba kubera ko imvura igiye kugwa inkubira hasakurije mbabarira ushyiremo mbo siga borometa umva mbabarira cha sinavuze ngo urinde ugahakana njye ntago ndi indaya mborometa ni iki ibiriho biravugwa niba mba nkeneye ariko ntabibaho bidafite ababizanye buriya mba nshaka kureba ngo menye ngo ese uyu muntu sex mfite niyo afite bizambarana
mbese uwo muziki uzacurangwa neza inkweto zawe yabonye yayo mbese uwo muziki uzacurangwa neza ese n'imbeba zo mu nzu zizamenya ko uwo munsi Juno yahakandagiye ariko wabaye ute disi mwarasaze ako disi ahura ujye umenya ko ngukunda pe ejo uri nigeze kumva nuse dore imbogo yavuze akantu aravuga ariko abakobwa bese muzamumva mu ngo zanyu mwarasaze ngo mwasarira abahungu ngo bikore indimbo zabo bashaka amafaranga yabo ntabwo yasariye Bruce Melody yehehe nyine yaje kwisobanukirwa amenya kubagira inama nuko yabonye arimo batamwemera akabona yarataye igihe none uri mwiza kurusha Joyeuse uri mwiza kurusha Joyeuse wowe Joyeuse kureho kopi wihangane hari undi wamukundaga nubwo wishyana ukaza mbere ariko hari abarushije iturufu se nibi mwe muri aho mwanitse ubwiza ku gasozi ngo abahungu bazaza kubirebera ariko abana babi baremera bakagenda bagatigita niyo mpamvu Joyeuse yeze kwa Juno nawe uraho washyize amaboko mu mifuka yifashe gutya ugeze ko ntigize mbaka rya rugo icyo azana kinyubera ko ntigize mbaka rya rugo uzi guteka ubona Juno ntabwo azagukunda kutazi guteka kajya wabona n'icyo yakuriye Joyeuse karyasi bizi gupiga ntabwo yigeze akunda Joyeuse yaravuze ngo uramutse unyemeye nakubwira amagambo yose utigize wumva nawe aremera aramusohokana njye ntago mubwira ngo uramutse unyemeye kuko ndabizi ko agomba kunyemera ubyumva marayika uri umuntu abikira Mariya Roza wibya uretse ko nyine Juno ndusha guseka neza ho gakeya hako nanjye ndagerageza uko biri ntago naguseka seka ariko turebe seka ayi wewe wambonye uyu ni Mimi Nyawe TV mufite n'ibirunga bisi wowe na Juno mufite ibirunga bisi Juno ayi Mbegi iminwa iryoshye n'amabasa abiri n'amabasa abiri bahuje Juno ayi nawe wewe ndumva mfashwe n'amashanyarazi yababa we buraya burakwishe turetse mubonye ariko nk'ubu nkagira imana nko muri aka kabeho nkafatisha Juno koko fata ifoto ye winyarira fata ifoto ugende winyarira nawe kunyarira ntabwo bishoboka ni amabara nakubwiye ngo genda ufata ifoto ye cyangwa urebe nyari videwo zo ndara nzireba bunankera noneho n'amafoto naragenda yakoresha ubutaha ningaruka kuri kamera nzazana amafoto ya Juno nagiye nkoresha uko mfashe ifoto mpita nkora screenshot bucyawikinishije kangahe ayijyana kwa cameraman bucyawikinishije kangahe oya ibyo ngibyo ntago nyambikora ariko uko nizeye ko namutse nikinishije ntabwo ambwiye ngo urebye video yurangiza gatatu ku munsi nyine ikibazo nikinishije bishobora kuza byizanye ariko nikinishije urukundo mufitiye rwashira vuba kandi nkeneye kumukunda wikinisha gake kugira ngo bitazashira vuba ariko mfite amatsiko y'uburyo nimufata nzamureba nyabusa Mbegi iyo foto we asuba cameraman azaturuga we cyane uri gushaka gutwika mwana we byabaje Joyeuse njye noneho nago cameraman uzakamera amafoto nyine uri gushaka gutwika buretse wumve cameraman wanjye na Juno nta nubwo azaba ari umunyarwanda jamari wamwumvise USA ego ko tumutegera indege ashaze gufata amafoto yanjye nawe gusa muzakundana ariko byo gusa nyine tu ariko ntabwo muzabana nibibana ngombwa nzamufungirana mu nzu mugumanemo kuko ntifuza kumuhomba Juno yes umukingirane mu nzu tubanemo ahubwo ego mana nibana ngombwa uzamwirongorera nta kibazo nta ribi nanabinanirwa nzabyifashamo mungu yabagorewe ariko mumukundira iki nanjye mwakwihuruje koko mana uramutipere gato ariko nta ribi nimwihuruza ari amutipe yakosora amutipe nyamara buri ushaka gusanga agera akanasinzira mbabara ntabwo aricyo kiganiro cyari cyanzanye mbabara tumwihore nawe twibwire wazanwe n'iki rero wazanwe n'iki hano kuri Mimi Nyawe TV njyewe rero hano kuri Mimi Nyawe n'imvura TV bataza kwibagirwa nazanywe no gusobanurira umuntu wampaye comment ngo afite imboro ntoya yewe kawe muri episode ya kabiri ikibazo cya kabiri oya namanuke mu gitondo arabona episode ya kabiri sawa Imana amahoro nibaho umugisha kandi murakoze cyane ubwo uranyirukanye nyine tugiye kuvuga ku mboro mu kanya gato bahita bareba ikindi kiganiro